Yeah, man. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Yeah, what's up, bro? Imeze this? ni Fresh man. Yeah, ni ikiganiro cy'imyidagaduro ndibwe na Joseph Pro. What's up, bro? Imeze bite bro? Osa, na master. Wala. hari ibintu bisigaye bigezweho nk'abantu nka Bushari kuva cyane twaga twishakira maske ugasanga none Bushari musari ku isoko ariko sibifata nkaho iyo urebye ino nsuhuzanye ubundi mubibona gute mwabagabo mwe ko bisa nkaho wagira ngo gusa nabonyemo ikintu cyiza tuntu tw'amaguru hari ukuntu abantu baba batadukoraga neza batanatuzi reka bize kwiyugwa neza reka na nyuma ya corona bizakomeza ari umuntu wese bonikana n'abana ya corona ariko Johnson uyu mugabo mutata Divi uyu mugabo ndamwibuka ariko disi ese wari ubizi ko afite ikibuno kitari cya original ndetse man oya tubwize tubwire wari ubizi ko kiriya kibuno atari original man ahubwo jana ari muri ndimo ndasoma man ari byari inkuru yanyishe gitangaje n'ukuntu dore nabyutse man bakubitana na kora 72 y'abantu man ngo rishere wazaye n'abana ese ntadusobanurire ariko mujye mutangira ibintu muzakomeza urukundo wajya kumubwira wiyemeje kurukomeza no muri gereza bakwiye gutanuza yihanga man nyuma ya Free Max ishingiye irimo barantera nawe narigizeye nk'abantu reka tuvuge na Divi niba koko warafashe mukayikura urukundo rwiza mukakundana yego mukishimana ibintu byose corona kwirinda zaje teme shada Divi makunye nitanu kutagiye kumufasha ahubwo ari ikibazo ejo bambajije ese bagufunza 12 n'igice nawe bagafunga 12 n'igice si byakunda Divi akazajya gusura nyuma nawe ukamusura ahubwo duhere ku wa mbere uyu mugabo najyana ikintu aho nadusobanurire urukundo rwaje byagenze ikintu cyanangaje oya witubira hano mu mugisha natwe namwe bibatangaza ahubwo byaje bite nabana bagabo babiri mu bandebere neza byagenze ese mwahuye mutubona bigenda bite man ikintu cya mbere Zaina ntago munsi man biri seri ntago muzi narasubiremo ijambo muri gereza zina muri abazirisi wenda ikintu gitangaje nuko karitsiye nimukiyemo ariyo yabereyemo ibyo ngibyo ahubwo nasanze ari umustar ikintu gitangaje sinari namuzi ko namenye ibyo musakora harya ukora muri RIB cyangwa wari umwavoka wa Zaina kubera ko urubanza wazitabiraga wishakazi kubera Zaina banza kuza mu kiganiro kubera Zaina ibintu byose urabyanze kubera Zaina byagenze bite icyambere hariya nagiye mu munyamakuru ngo bakavaringa inkuru ko hari bagenzi banje nese ko niwe yavugaga ibice cyane sibyo reporting ngo biri bose aho ikintu gitangaje ni kimwe mane cyose ambashije ko ati se bro abaye ari nka mushiki wawe cyangwa nk'umuvandimwe wawe ku Islam 25 wabyakira ahubwo se none kankubaza cyangwa ari nashiri wawe kankubaza ko ari sheri wawe wabyakira ute yenese mbere karisheri wawe wabyakira ni igisubizo kimwe nuko ari se papa wapfuye tu ko kujya ritaro ibyinshi papa n'agahinda musaza ariko humura iragereza kwisura biroroshye ariko hari amagerageza ikintu kimwe ese uzakira ute kubona ya misatsi myiza miremire yari afite yavuye afite agapara ikintu cya mbere twasaba ahubwo inzego kubagabanyiriza ibihano kubagabanyiriza ibihano kubera mane se n'imbaraga mane z'igihugu rero urubyiruko turacyabakeneye wakubwira ngo wewe nka sheri wa Zaina wiyunge na sheri hargira abahemukiye Sandrine wowe na sheri wa Sandrine mwiyunge mubashe kugira ikintu mugera umwanzuro mufata niho leta iri bwubahiriza kugira ngo sheri we wamuzanaho ngo imyaka ni myinshi barakasa akicarizo baragize gutyo byose barabikuyemo ngaho ngero kugira ngo bagabanye what is amazing tuzum bagabanye ikintu cya mbere bariya baracyari bato ifasha nka ruriya ukabukutsa ko 25 byonyine
byonyine hari n'imbaraga ziriya n'imbaraga z'igihugu none ziba zigiye kujya ahandi hantu ziriya n'imbaraga zisenya ubyibuke nubwo zisenya ariko zagororwa muri ya myaka zigiye kugororwa reka n'ubundi 25 hariya abasaza beza bafite ibitekerezo ahubwo iki kintu nemera wireba inyungu zawe na n'uyu munsi mpamya neza ko Zaina ahantu ari tubabwiye uti turakurekuye ntabwo yabyongera abantu batangaje ko bari kubagira abasitari bari kubagira abasitari bakabyishimira ariko ntabwo ari umusitari n'ubundi yasanzwe ari umusitari by the way wenda ko murazanye n'umwazanye turabyumva ariko none se biriya binyamakuru byose byagiye kubera biriya bakoze cyangwa n'ubundi bagiye bakurikiza neza banza utekereze kuri iki kintu kuba umusitari no gukora amahano biratandukanye cyane ntazajya mubyitwaza nta musitari wabayeho nka coronavirus kandi biragoye ko wamubona byoroshye yabigezeho mu gihe gito corona yabaye umusitari cyane uzi ukuntu bagiye kwirwanya kugira ngo nibura n'umwana uzavuka mu mwaka utaha atazamenya ko yabaye nicyo kigiye gukorwa rero niyo mpamvu Zaina yewe yarishere wawe wireba inyungu za buri joro wireba inyungu z'ijoro reba inyungu z'abanyarwanda muri rusange cyangwa urebe ku nyungu mwabinyemeje mwabagabo mugiye kuzongana na Afrimax ahubwo mbwira byaje kugenda gute kugira ngo mukundane iyo ntambara yagenze gute abo mana uzi kugushinja umuntu utarabona n'umwe bane mu maso yawe ahubwo impamvu no amakuru dufite ikintu cya mbere nagiye nk'umunyamakuru mwaba ikibazo mwambajije ngo wagezeyo ute kuno wakabarinze umunsi wa mbere wa kabiri n'akazi nukagiyeho ikintu cya mbere nagiye nk'umunyamakuru nari ndi mu kazi sibyo ikindi cya kabiri nagiye kubara abaturanyi abantu benshi bagombaga kujya kureba umuntu nyine urabizi iyo umuntu akoze icyaha basigaye bajyana kuri tere aho icyaha cyakoreye ikindi cya kabiri baba bisaba ngo batange isomo n'abandi bantu batakereza gukora ibibi babone yuko nta blague leta ifite niyo mpamvu nanjye cyane cya mbere nagiye kugira mbanze ndebe se uyu muntu wakoze ibi bintu ni muntu ki urumva icyo numva ntabwo nagiye nanamuzi by the way aho da different icyo kinyamakuru sinongeye kukivugaho cyagiye kukwandikaho ko gusa wenda ntirarengaho ibyo nagitangira interview narabivuze ibihano ni birebire papi ibihano biraremereye papi ikindi wenda bishobotse babagabanyiriza papi babagabanya kumpamya neza ko bamaze kwihana imbabazi za perezida wa repubulika akababarira abantu ibi bintu uvuga umenye ko Zaina aramutse afunguye nyuma y'imyaka 5 wakongera ukamukenera wamwihakanye imbere shada TV uramutse umwihakanye uyu munsi erekagirwa imbabazi n'urugero agano zarabiririmbye uvuga uzi TV tujya kwimusubisha mu bwanyu amahirwe kuko amahirwe yanyu tujya amahirwe da TV tumuhaye amahirwe yanyu da TV uyu munsi uremera ko Zaina ari mukunzi wawe kandi ko yarafunzwe cyangwa ari umukunzi wawe nose mwese mushwa nasagiye mu gihe gufungwa ntabwo muzi itegeko rya leta riteganya ko umuntu ukoze icyaha gisebetse wemerewe gusesa amasezerano mu murenge kandi ntabwo mwabikoze ntabwo mwabikoze babire cyako gereza ese icyaha gisebetse yakoze cyatumye umwihakana ahubwo hari ikintu kimwe shaka no kuvuga diva mwibagiwe se ndashaka kuvuga ikintu kimwe abantu b'Abanyarwanda hari abantu baprofita wenda cyangwa kugira ngo babe abasitari inkuru zibakorweho barangiza bakagendera nko kuri side runaka bakiyitirira ibintu bibi kugira ngo akenshi mbizi kuri abasire queens banyarwanda abantu bakurikiye iriya nkuru baze kubyumva neza ikintu cya mbere namwe nigeze ngera wenda turaziranye ndanamuzi ikintu cya mbere Afrimax twakoranye interview as an artist nagiye nk'umuntu ugiye kumarketing indirimbo yanjye nshyashya noneho tipe ikintu yaje gukora urabizi abanyamakuru bashaka na views n'iki dutangira ambaza nk'umuntu twahuriye ukavaringa ku rukiko inkuru none agene nizibera ko mbaza tse bro ya nkuru waje kuyikomeza ya nkuru warayitangaje se views zarabonetse none man aho mu gitori ikintu cyanangaje nasaza uwari umukunzi wa Zaina iki gihe ikintu abantu bari butekerezaho ni iki baravuga bati
si kagatipe cyangwa uyu muntu nawe yaje kugira ngo abone azamukire muri ibyo turwanya aya n'ukuntu urimo kuturwanya cyane tukamera nk'aho turi kogeza kandi abafana b'umupira baraciye ntabwo ibyo gufana ntabwo tugifana ntabwo tugifana impamvu uri kuvuga gutyo nuko tutarakora inkuru nka wa munyamakuru wo kuri ya televiziyo tutavuze okay twagiye noneho njye kubera rekodo wowe ujya kuri kode tunga kamera sha noneho tujya kuvuga inkuru ya Dadivi nka wa munyamakuru wo kuri ya televiziyo umusore Dadivi akaba ari umwe mu basore bagaragayeho igikorwa cyo gukunda umwe mu bakobwa bakoze ubwicanyi ndengakamere bwo kubaga ndetse bakanica iyicarubozo umukobwa mugenzi wabo. Umusore Dadivi twamutereye ku kamoto twari dufite kitwa kaskuta kugira ngo tubashe kumugeza neza habereye icyaha. Umusore Dadivi akaba yemera neza ko uwo mukobwa muzi ariko ngo batuye muri karitsiye imwe ariko nanone bakaba badakundana. Inkuru twamwegereye turamubaza bari na chirusi reka twamwegereye turamubaza atubwira ko icyo kintu atarazi aho bituruka n'aho bihera ngo ndetse nga filima GCTV ngo ishobora kuba yaramukozeho inkuru ikabeshya muri reka nkomeze inkuru none Dadivi bigaragara impuhwe afitiye uwo mukobwa ikaba zigaragaza neza ko hari inyungu za buri joro ashaka kugira ngo arwaneho, akaba agira ngo bagabanye imyaka ngo iyo ari 25 ihinduka umwaka umwe n'igice wagira ngo igikorwa cyabaye ntacyo azi. Inkuru irambuye yari inkuru irambuye nako reka tumaze interview Dadivi urabyumva man ikintu cya mbere amakuru ikintu cya mbere man ntabwo ndabigara ntabwo muzi ariko anyway Dadivi akavanaho kamera nodushyiraho record gusa tubwire ntabwo muzi man ariko anyway Banyarwanda hari ikintu nabwo gishegeshe isi reka tugaruke umuganira Dadivi wakoze kandi ukomeze urabyigaho urebe ko mutatwazabiganiraho neza noneho wicaye utuzi bashaka akiri muri ya masaha cyane n'ihungabana akaba birashoboka cyane turabyumva abantu barete video ahantu na hamwe ari amagambo video nayica ndayireba amagambo avuze n'utaza kubasubiramo nta kibazo sofa ariko tuvuge kuri coronavirus minota mike cyane ko yanaducitse ino coronavirus imaze gufata intera mu bihugu hafi isi yose imaze kuhagera uyu munsi mu Rwanda akesi zamaze kwiyongera umubare ugenda wiyongera umunsi ku wundi ariko none n'icyo abanyarwanda none Dadivi ndetse na Johnson twagakoze kwe dukomeze noneho kuvuga ngo twirinde no coronavirus. Naje kureba corona ikimwe gusa corona yadufashije no kumenya ko tuzatwirinda ibicurane muri rusange yego kuko ntabwo twari tuzi neza ngo n'ibicurane byandura bite ariko ndabona ku ruhande rwanjye corona n'indwara ishobora kuba yarashegeshe isi mu rwego rugaragara ikaba iri gushakirwa umuti mu buryo bwihuse twebwe twongere gahunda yo gukaraba mu ntoki neza n'amazi n'isabune twibutse abanyarwanda ko bakaraba hagati y'amasegonda 40 na 60 ibintu by'abantu ko nagenda akikubita ku mazi agasigamo agasabune akamenaho amazi n'ugiye muri gare yiremera ko bw'ubugore akubitaho buryo akarisaba. Ikindi bakubariza gahunda za leta z'uko abamotari ugomba gutega moto ufite akantu wambaye niba ufite agapiki ka Dadivi wikarebaho aho urebe ku nyungu z'umubiri. Ikindi n'abamotari bagendane turatubora none niba umuntu yagiye kuri moto atereye kasike ayifashe gutya yari yanduye wowe ukaza ukayifataho ni ikibazo ariko ajya ahita bakubita utuntu bakakara mu ntoki akanoza kasike bakambara neza kugira ngo corona yacika. Ikindi kintu gikomeye abanyarwanda manange Dadivi iyo uri inyuma y'umumotari ugakorora umwuka we ntujya mu bitugu bye. Dadivi tubwire ibyo bintu tubirebe neza man abantu bababwiye abadamu gushyiraho udutambaro abatipa ingofero ni nabyiza ariko twongere turebe reka no kugenda wikuba ku mumotari kuko niba wa muntu ari buze kwitsamura akitsamura ku mwenda nawe ejo kazaza sibyo kandi ariko hari ikintu ashatse kuza kubaza wenda babishoboye cyangwa nabuze kurikira ikiganiro cyo kuzatubwira babicishije ku rubuga rwacu rwa Deflection Show kuri YouTube channel itagira bari abasirikare biriya virusi bashobora gupfa mu gihe kingana iki badufashe kutubwira ndetse no kubwira abanyarwanda ahantu wakoze ese abasirikare bashobora kumara igihe kingana iki kuko ushobora uyu munsi ejo umwe akazaza agakora haha yanakarabye kwa ko ndi umureta reka mbafashe reka twumve umureta naho ubundi ibyo kwirinda
nta n'impamvu yo kuvuga ngo ugiye gukora ku rugi ko nahanga mu kazi turaza tugafungura inzugi sibyo ahubwo inama ya mbere ya nzima mbere yuko winjira mu nzu yawe iwanyu cyangwa se mbere yuko ugira ikindi kintu ukoraho mbere yuko uva ahantu cyangwa se ujya ahandi banza ufate ya miti no muri yabugenewe usige mu ntoki zawe kuko n'ubundi bagiteri nizipfa nujya gukora kuri rwa rugi nta kidasanzwe icyaba kibi ni uko waba ufite coronavirus udafite n'uburyo bwo kwirinda ko wajya ukinjira mu ngozi wawe cyangwa se muri hoteli ndetse n'ahandi mandi magambo mu gihe cyose wirinze gukora muri za nzugi nta kibazo umva nagusubije nanjye umureta ahubwo umumotari azajya atwara umuntu ahita ahindura umwenda iyo ni ingingo motari twara umugenzi umugeze aho agiye ukuremo umwenda wambare ibintu byo kwambara imyenda buri munsi ugasanga utwara abantu batanu mu bitugu bimwe ntabwo ari batanu umunsi wose icyo kintu nacyo ntabwo ari sawa bigomba bihinduke kandi koko yego icyo kintu rwose kigomba kuba kuko motari nitsamuye ku bitugu bye byo n'ubaraje corona ihamara amasaha atari munsi ya 6 mu gihe ari kuzuba n'amasaha 6 atari kuzuba agira ngo ni 10 kandi no mu mbeho ntabwo ari kintu nabonye ari kintu nazo mbona banatangaza abantu babishinzwe hejuru bavuga birinde ibihuha kuko hari ibihuha byinshi social media ntabwo ikintu gitangaje mu abantu umuntu wese wamagaye yarakuganga arwaye igicurane none se bose bashyira mu kato ariko ngana ari mu kato ushobora kurya amafi mu abantu bari kurya amafi bari kurya inyama ari mani ziriya nyamaswa iby'inyanja nibyo bifite indwara babyita amahema samaki za Rwanda kabisa samaki za Rwanda ni Gisenyi iba yaturutse Kongo kaza gutya za bukavu kageze ku gace igakubita ikaza hari abantu nabonye hari ikintu cy'amasaha yageze mbere yuko dutaha reka abantu babanze bamenye ko biriya birayi barya bituruka kure cyane bakabigeza Nyabugogo kandi bakabipimura bakabiterura bakabishyira ku biro barangiza bakajya kukigura ku kiro kuri botiki na nyiri botiki yakozeho mukomeze mwirinde corona sinzi icyo muri bubyogeshe niba ari isabune na omo sinzi uko biri bugende ariko biba bitetse nebutse ahubwo nyuma yo guhata bya birayi ongera ukoreshe wa muti mbere yuko wakoze ku bishishwa wakandura niko bibagize ibitego ayo ngukwero mu ngwanya Ngarisman Papi Muhinda of course Johnson Jonas reka tubashimire nakagaruka Alcohol and cigarette. Connect with your favorite stars in Star Life. Kurikirana Star Life niyo afite impamba. Be updated with trending stories. amakuru y'imyidagaduro tatuye tuganira byinshi bigiye bitandukanye ndago harmonize kazavuze kirori Brand style in fashion news. Miss Earth ni kunshuro ya 19 ibaye Be the one in the box office brand new movies. Joker number 3 dufite with the Addams Family Meet with the billionaires in business corner. Ariko zingana n'ikindi kintu kiba gisekeje usanga umuntu afite talent ya dance ariko ashaka kwicara mu birayi ibihumbi 300. You will talk to them while you're on your way down. That's life. Être avec nous et les Tratoni Flaté. Bienvenue à vous tous et à toutes dans la session du français. Stay updated here in the Reflection Show on Victory TV 113 on Star Time.